Twasuye umuhinzi wacu nk'ibisanzwe, uyu munsi twagiye mu murima aho yahinze ibishyimbo bishingirirwa, dukomeje kwiga uburyo ushobora guhinga ibishyimbo kandi ugakuramo umusaruro uhagije. Aha ngaha turarebera hamwe disitanse iri hagati y'ibishyimbo bibiri, ngira ngo urabona ko kuva hano kugera hariya byibuze harimo nka santimetero 80, ni ukuvuga ngo hagati y'igishyimbo n'ikindi haba harimo santimetero 80, kandi uyu muhinzi ndabona n'ibiti, nabyo ni ibiti bikomeye kubera ko umushinga we ni umushinga usa naho akunda guhinga ibishyimbo cyane, ariko ndabona ni n'umuhinzi afite n'ubwatsi, urumva ntabwo yahinga ibishyimbo gusa nta n'amatungo, ariko afite ibishyimbo byiza pe, ibishyimbo byiza. Aha turimo turarebera hamwe ibishyimbo by'uyu muhinzi wacu. Reka wenda turebe igishyimbo, twegere aha ngaha turebe iki gishyimbo cye uburyo kimeze. Umwobo harimo bingahe? Ndagabanya amababi kugira ngo wenda turebe ibiri mu mwobo. Uyu mwobo turabonamo ibishyimbo bitatu. Uyu mwobo turabonamo ibishyimbo bitatu, nagabanyije amababi kugira ngo tubirebe neza, ariko urabona ko igishyimbo cyamaze kugaba amashami. Ni ibishyimbo bitatu mu mwobo, ariko uramutse ubaze imitwe iri hejuru, twareba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ubwo ni imitwe 9 ivuye ku bishyimbo bitatu. Ubwo bisobanuye ko byibuze buri gishyimbo kiba gifite imitwe 3, kandi iyo mitwe yose izanaho imisogwe. Ubwo rero ikigaragara ni uko igishyimbo kimwe, wenda tuzagaruka kumusura turebe ngo igishyimbo kimwe gishobora kwera ibingana iki, ariko bijyanye n'aho wenda bigeze umusaruro, icyizere kirahari cy'uko uzaboneka.